kazi niba wikunda, niba wumva ubereye ibyishimo, ntuzigere uhitamo umuntu muzabana ushingiye ku byifuzo by'umuryango wawe, ibyifuzo by'inshuti zawe, ibyifuzo bya sosiyete. Kuvuga ngo wenda ugeze mu myaka y'ubukure, abantu baravuga ngo urashaje ngo utangire ufate uwo ubonye kugira ngo ukunde nawe winjire mu ruhando rw'abantu bashatse. Ikindi kandi ntuzigere ushyirwaho igitutu n'imyaka. Imyaka nayo nawe ngo wishyireho igitutu ngo uvuge uti byanze bikunze nkwiye kuba nashikora ubukwe kubera yuko imyaka yanjye igeze kure. Oya, rwose banza witonde wihangane, uhitemo bitewe n'uko umuntu wamwishimiye utamuhitiyemo ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kubera yuko ubereye ibyishimo, ubereye urugo, uzatinda mubereye urugo,